Muraho neza guys, so uyu munsi ngiye kubereka uburyo wakura kode, ya kode ya make make muri telefone yawe, so mu gihe nawe kode yajemo, iyi ngiyi ni Infinix karindwi, niba muyifite ubwo uhita uyimenya, so ngiye gutangirana, icyo urabanza gukora uraza urebe kuri app, urabona ko hari app imwe gusa yo guhamagara, nyine impamvu bayishyizeho ubwo niyo kwishyura, so turasubira inyuma, cyatuzanye ngiye kubereka uburyo nyine urayivanamo burundu. Turajya ahangaha muri setting hano ku ruhande uyifite, nurangiza umanuke ushake ahantu handitse app manager, wakande nurangiza urebe hejuru handitse app list, murahabona, mwihangane nafotoye nyine nijoro bitagaragara neza ko murihangana, hari n'urumuri. So urajya muri app zose za phone yawe, ushake ya app baba barafungishije barashyirishijemo ino kode, bayita security, kanze nyibereke kwanza, tuyishake, reba muri saa, itangizwa na saa, irebe neza, mwihangane nafotoye nabi, no kwihangana, ariko icyatuzanye nyine ni ukumenya uburyo urayivanamo phone yawe ikaba kode ikavamo. So dore ngiyo ntabwo irimo kugaragara neza, ariko ni security pub, urayibona, ikandeho nuza uhita ukanda aho ngaho handitse storage and cache, hakande, numara kuhakanda urakanda aho handitse delete, nuhakanda urabona yuko nyine uhakande we gusa. Turasubira inyuma dusubire muri app, ushake app bita, tuyishake bayita Google Play Service, uyirebe, mwihangane ntabwo birimo kugaragara neza, ugiye wowe uko mubwira ujye ubireba, nimba ari Google Play Service uyirebe muri phone yawe, umanuke naho ukupe bisibe, ugiye muri storage nyine nk'uko twatangiye ibindi, ugakande hako ndimo kukwereka, bahita batuzana ahantu hameze gutya, total storage, uhita ukanda clean all data, uhita ukanda confirm, uhita ukanda, kwereka yuko hari ibintu nyine ihita itangira bundi bushyashya, turangiza turasubira inyuma, so turasubira inyuma tujye ahabanza, byose usubira inyuma, urabona ko n'ubundi ya code ikirimo, ntabwo byari byarangira, weho ntuwihutishe video kugira ngo utaza gucikanwa. Turaza kuri turiya tudomo dutatu two ku ruhande hejuru, tureba ahantu handitse pin unlock, wakande, niyo code noneho y'ingenzi tugiye gushyiramo, reba neza, wibuke no gukora subscribe, urabizi nyine kano kazi tuba dukora ntabwo kaba kemewe n'amategeko, kuri subscribe tuba twishyize muri list kugira ngo tubakorere umuti. Urakanda rimwe, kode uyirebe neza, rimwe kabiri, ukande rimwe kabiri, ubonye neza gatatu gatanu, karindwi umunani, 0, wabikanze, so nurangiza uhita ukanda confirm, wakande gusa nta kindi kiraba kibaye, numara kuhakanda weho utegereza amasegonda nk'7 cyangwa 10, kandeho rimwe cyangwa kabiri, n'undi nta kindi bikenewe, niyo ukandaho kenshi uhita ubikupa, ahubwo wowe uza usubire inyuma wongere ugaruke.
kuri twa tudomo dutatu, usubire hahandi kuri pini, wongere wandikemo ya kode. So nizeye ko umwana yifashe mu mutwe. 1 2 3 5 7 8 0. Iyo niyo kode ushyiramo. Mwayifashe neza? 1 2 3 5 7 8 0. Numara kwandikamo ubikupe, nurangiza uze kuri iyi buto yo kuzimya, iyi ngiyi ndimo kukwereka, uyikandeho. Nyine ubwo tugiye kuzimya fone, urakanda hano handitse restart. Apana power off, kande start. So turategereza fone yacu urabona ko tuyikoze restart. Bibutsa iyi ni Infinix 7. Ariko nyine no kuba utayifite Infinix 7, so iyi kode wayigerageza na biriya dukoze, kuko ziriya application na fone zitabamo za make make. So ubona ko yatse, ategereza yamunana nihangana ko nkoze iyi video nijoro, ariko nyine ikigamije ni ukubafasha. Ikindi mwibuke gukora subscribe, musharinge n'inshuti zanyu zifite mwene kino kibazo cya make make. Urabona ko ibintu byahindutse mu buryo bahita bakuzana aho pin yawe iri, uyishyiremo, yanashyizemo invisible pattern. Urabona ko ibintu byabaye, fone kode yavuyemo, dore application ngizo.